mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Reka tunezezwe n'uyu mwanya tugiye kuganiramo namwe. Nje ubahagaze imbere ni Mugunga Pierre, tukaba mbere ko tubabwira insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kwiga, katubanze dusenge. Mwami wacu ugira neza, udukunda, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe n'uyu mwanya. Tukorarekeye cyane kutuba bugufi kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya muri twe, kandi wowe ibidukwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Reka twigane insanganyamatsiko tubwira ngo ingaruka zo gukoresha ibisindisha cyangwa se ibiyobyabwenge. Muri kino cyigisho turarebera hamwe icyo ibisindisha ibiyobyabwenge bidutwaye kuri twe, ku rubyaro, kuri rubanda ndetse no mu muryango wacu. Ibi bisindisha turabiganiraho twifashishije ijambo ry'Imana icyo ryabivuzeho. Turinjira gato mu birebana n'ubutaka bwacu, twongere turebe uburyo dufashwemo n'Imana twava muri aka kaga Satani yateje inyokomuntu. Rero tutagiye kure, turaganira cyane ku nzoga. Ubwo ni ikinyobwa ariko kirimo alcohol, icyo cyaba gitwaye mwene muntu. Turabivugaho cyane, ariko reka tubanze twifashishe ijambo ry'Imana. Nk'uko tugiye kubivuga, turabisoma mu ijambo ry'Imana, ni imigani, ni 30 ya Bibiliya. Turayirebera hamwe, noneho nitumara kuyirebera hamwe, turebe icyo ijambo ry'Imana ryarivuzeho. Ni imigani 20 umurongo wa mbere niho turi buhere. Imigani ibice 20 umurongo n'uwa mbere. Tubanze twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ni aya magambo yavuze n'umunyabwenge Salomo: vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Uyu yarabivuze ati vino ni umukobanyi, inzoga zitera gukubagana, uwashutswe nazo ajya abura ubwenge. Ibintu bikomeye byavuzwe na Salomo turabibona nanone mu bice 23 umurongo wa 20, naho hari icyo yabivuzeho uyu Salomo. Umurongo wa 20 ati: ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Iri teraniro aramaganye: ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga n'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Nta busobanuro mpashyira. Tuje nanone muri Yesaya 5:11 ndetse n'umurongo wa 22, ni ibice 5, umurongo wa 11 n'uwa 22. Turagerageza kubivugaho gatoya. Yesaya harimo amagambo avuga ngo: bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari byo biririrwa, bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Ijambo rikomeye. Bavuze ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari byo biririrwa, bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Uwagiye kunywa, kuvumba, yagiye afite ubwenge, ariko ahindutse umusazi. Umurongo wa 22, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira n'imbaraga zo guturira ibisindisha. Amagambo ntavuye mu kanwa kanjye ubari imbere, avuye mu kanwa k'Imana binyuriye mu muhanuzi mu ntumwa yayo Yesaya,
baba ari abanywa inzoga, baba ari abaturira ibisindisha, abo nabo baza abigira intwari. Dore ko tugeze mu gihe si ubu gusa, ubona kera kose Satani umwanzi w'ibyiza, uhereye no mu gihe mbere ya Kirisito. Muribuka umugabo wageranijwe n'isekurume y'ihene, niwo bita Alexandre Mukuru, mwene Filipo w'i Makedoniya, ari guhangura ingoma y'Abamedi n'iy'Abaperesi. Mu myaka igera mu 8 yaramaze kwigarurira isi yose, ariko mu kwihemba agira ngo yerekane ubutwari bwe. Nubwo yarwaye agapfa, ariko inzoga nizo zamuhitanye. Yashoboye gutegeka abandi, ananirwa kwitegeka. Ayobora urugamba urwo gutsinda ipfa ruramunanira, apfa afite imyaka 32, kandi isi yarayirwanya imyaka igera mu 8. Apfuye akenyutse, ariko yaravuze ngo bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga. Imana yo mu ijuru yarizi neza yuko iki cyago Satani umwanzi w'ibyiza azakinyuriramo, maze agasigingiza inyoko muntu. Turabiganiraho icyo zitwaye mu muryango, icyo zitwaye ubukungu, icyo zitwaye nanone impagarike, ndetse n'icyo zitwaye abantu bari mu myanya ishinzwe abandi. Turabirebaho neza. Ijambo ry'Imana, reka wenda duhere ku babyeyi bafite abana. Turinjira akaga kabyo, haba mu mpagarike, haba mu gusigingira k'ubwenge, haba mu muryango. Uzabyitegereza neza kugira ngo umenye ko umuntu yataye ubwenge koko. Ibaze kubona umuntu anywera 10,000 akagendera muri kambambiri hameshije umugozi, yabuze amafaranga 100 yagura isabune ngo amese iyo yambaye. Murabona kubura ubwenge kurenza uko nguko nukuhe. Yitegereze uwanywera 10,000 ariko akananirwa kugurira umwana ikaramu cyangwa ikayijyana ajyana ku ishuri. Mu muryango ubwenge wa bwatandamye, nk'uko tubisoma. Twabanje kubisoma ku bantu bose bafite ubwenge buzima. Igisindisha ntabwo kigeze kiba icyiza ku mpagarike ya mwene muntu, ahubwo cyagiye kimwonona kikamwangiriza. Ariko siwe wabiteye, ubwo ni Satani niwe wakoze ibi bikurikira. Mwumve umugambi Satani yatugiriye. Igitabo bita Kwirinda, ku rupapuro rwa 10 haranditse ngo Satani yakoranije abamarayika baguye ngo bashakashaka uko bavumbura ibibi bishoboka bakorera mu muryango wa mwene muntu. Hatanzwe ibitekerezo kimwe ku kindi, maze ku musozo Satani acura inama ikurikira. Avuga ko azafata imbuto z'imizabibu, ingano n'ibindi bintu byose Imana yahaye umuntu ngo bimubere ibyo kurya, abihinduremo uborozi buzarimbura ubushobozi bw'umuntu, bw'impagarike, ubwenge n'imico mbonera, maze yigarurira inzira ze z'ubwenge, maze abone uko amutegeka uko yishakiye. Ni inama yibajije ukuntu azangiriza umuntu akamutesha agaciro. Nabangana iki birukanwa ku kazi bitewe n'ibisindisha, nabangana iki bagoreka imanza bitewe n'ibisindisha, nabangana iki bananirwa inshingano z'umuryango bitewe n'ibisindisha. Fati rero aravuga ngo bitewe n'imbaraga z'ibisindisha abantu bazakora amahano y'ubwoko bwose. Nibamara kuyobwa n'ipfa rihindanye, isuzu izirundurira mu kononekara. Mu gutera abantu kwirundurira mu kunywa ibisindisha, Satani azabatera kugenda barushaho kugwa no guhenebera. Nguyu mugambi Satani yagiriye inyoko muntu. Ariko yabonye abambari n'imbaga nyamwinshi yamaze kuyoboka ku kayira. Noneho Satani yashoboye guteshura abantu ku Mana. Imigisha Imana yahaye ikiremwa muntu kubw'urukundo n'imbabazi zayo yayihinduye umuvumo wica. Satani yateye mu bantu kurarikira kunywa inzoga n'itabi. Iryo pfa rirwanya amategeko karemano agenga umuntu, ryatumye miliyoni nyinshi z'abantu
zirimbuka. Ntabwo aha ndi buhatinde, ariko ndagerageza kuganira namwe ibirebana n'akaga k'ibisindisha. Nubwo tugiye gusa n'abasobanura akantu ku kandi, ariko inzoga zisigingiza ubwenge ni isoko y'urugomo, zikora ku bukungu, zikenesha umuryango, ni inkomoko y'impanuka ku batwara ibinyabiziga, kandi ni intandaro y'indwara ku bazikoresha no kuba bakomokaho. Ibi tubyinjiyemo, reka duhere mu gitabo cy'imigani ku muntu uzaba ingirakamaro, umuntu uzaba ushinzwe abandi icyo inama z'Imana zatanze. Ni Imigani 31 umurongo ni uwa 5. Harimo aya magambo avuga ati, duhere imigani ku bazaba bashinzwe abandi. 31, reka duhere kuri umurongo wa 4. Ni ibintu bibiri bavuze byica abami. Umurongo wa 4, ntibikwiriye abami Lemuweli we, abami ntibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri. Impamvu be kunywa bakibagirwa ibyategetswe, bakagoreka imanza z'abarengano. Iki ni ikintu kimwe yavuze. Ikindi kibagusha kiri ku murongo wa 3, ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe, kuko ari cyo kigusha abami. Ubusambanyi ku mwami ndetse n'ibisindisha ku mwami. Impamvu be kunywa bakibagirwa ibyategetswe, bakagoreka imanza z'abarengana. Icyo bavuze ni uko ibingibi byahabwa ugiye gupfa, n'umuntu utari bunabeho, udatezweho umubyizi, yabaye nk'uvuga aho ngaho. Ijambo dusoma mu bitabo bitandukanye mu birebana n'iki gisindisha, dore ingingo zihangirikira ku bashinzwe iby'ubuzima, cyane cyane iyo unyoye igisindisha, alikoro ija mu maraso, yinjira mu maraso. Abaganga bira bakunze gupima ngo ni alcoolemic quantité, nanga urugero rwa alcool muri litiro y'amaraso. Bitangira buhoro buhoro, wenda ntinjiye mu mibare n'urugero rwa alcool mu maraso uko bingana, nuko iyo utangiye kuyinywa gatangiye ari 0.50 by'amagarama muri litiro y'amaraso, umuntu atangira kwiyumvamo umunezero, agatangira ukumva arakeye, agize ubuntu, agatangira guha batapanze. Ndetse iyo akomeje kunywa yumva ubwenge n'ubumenyi abisumbye abandi, ku buryo abantu 3 cyangwa 4 mu kabari wagira ngo ni isoko ryaharemeye, badashobora kumvikana ku ngingo. Mubona ko ari we munyakuri n'undi umunyakuri, nuko bagasakuza ntibumvikane, ari uko buri wese yabuze uko yahara, ashaka ko ibyo byakwemerwa. Birakomeza rero, uretse n'ibyo gusa birazamuka. Uko akomeje kunywa ntabwo inda yeguka, ahubwo kwihagarika biriyongera, kuko igifite umumaro gitinda mu nda, igogorwa ryacyo rikamara amasaha agera muri 4, ari amata, ari igikoma. Ibyo nacyo ni ikindi kinyobwa cy'ikiribwa, ariko amazi yo iminota 30 butangiye kwihagarika. Nibi bisindisha nabyo nyuma y'iyo minota nabwo wumva ukeneye kujya kwihagarika, ku buryo witegereje ahantu mu kabare toilette ntibazitumamo cyane nk'aho bihagarika. Ingingo zikora ni izishinzwe kwihagarika, ariko kwituma gukuru ko kuba gukeya. Urebye umubare umunywi yihagarika n'igihe cyo kwituma, usanga kwituma kwikubye inshuro zigera mu 10 kurenza igihe cyo kwituma gukuru.
bitewe n'uko nta kizima ashyira mu mpagarike ye mu gifu cye, ahubwo arikoro iragenda ikayobera mu maraso, none ikagenda igasohorera mu mwijima. Mbere y'uko amaraso akwirakwizwa mu ngingo, umwijima ugahangana no kuvanamo arikoro ku rugero rwa 90%. Noneho 10% rya arikoro isigaye ikanyurira mu nkari, mu mwuka duhumeka no mu myenge y'uruhu. Niyo mpamvu niho isohokera, kuko umwijima bitakundirwa ko amaraso yangirika kuri urwo rugero umwijima utabanje guhangana n'icyo cyago. Niyo mpamvu iya arikoro ku bakoresha igisindisha, umwijima niwo ujya ukunda kwangirika kurenza izindi ngingo zose, kuko niwo uhangana n'iyo arikoro yashyizwe mu maraso. Kandi umwijima niyo laboratoire y'umubiri, urasuzuma kandi ntiwemere ko uburozi bwinjira mu maraso ari bukoreshwe n'impagarike, kandi ari bashingiye ubutaraga bw'inyokomuntu. Rero uko nanone yumva mu bwenge kandi ko atavuguruzwa, niko akomeje kwirohamo. Ndatinze we nasome nk'igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu ku rupapuro rw'180 ngira ngo n'8, ariko reka nje kwijana ndebe hamwe nshobora kuba nasoma gatoya, kugira ngo buri wese turi kumwe abashe gusobanukirwa n'akaga k'iki gisindisha mu mpagarike yacu. Biranditse rero muri aya magambo akurikira. Baranditse barasobanura kuri uru rupapuro, yaravuze ngo arikoro, kagisome, ijana na 89 harimo amagambo avuga ngo, haranditse ngo ingaruka zose ziterwa no kunywa ibisindisha ntabwo twabasha kuzirondora. Imbere ya byose mugomba kumenya ko hari isano iteye akababaro hagati yo kunywa inzoga no kubura ubwirinzi bw'imibiri y'abagabo bafite hagati y'imyaka 35 na 50. Impfu z'abantu muri rusange, umubare munini w'abarwaye indwara y'umwijima yitwa cirrhose, ndetse n'indwara zo mu bwenge. Kwishora mu nzoga kw'abagabo bakuze, baravuze bati mu Bufaransa byabazaniye ingaruka zahuranije z'ako kanya, arizo gupfa kw'igitsina gabo mu buryo burenze urugero bari hagati y'imyaka 35 na 50, nk'uko byashyizwe ahabona n'uwitwa Lerdman, umuyobozi w'ishami ryigisha ibirebana n'ubukungu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibarura ry'abaturage. Imyanzuro avuye mu bushakashatsi bwe ishingiye ku mibare babonye, bakorewe ubugenzuzi ku bantu 3,870,000 b'abagabo bafite hagati y'imyaka 35 na 50, ku bantu 7,077 bo muri bo bapfuye mu myaka 2 gusa. Aba bantu bakorewe ubugenzuzi bakaba bari bagabanije mu matsinda 90 atandukanye imibereho. Ubushakashatsi bwerekanye ko 3/4 by'abishwe na kanseri, bwerekanye ko 3/4 ari abishwe na kanseri, 3/4 by'abishwe no kuvira mu bwongo, 1/4 cy'abishwe n'umutima, 9/10 by'abishwe n'indwara y'umwijima cyangwa agasabo k'indurwe, 2 cy'abishwe n'uburwayi bw'impyiko, 2/3 by'abapfa urupfu rutunguranye cyangwa impanuka, 2/3 by'abiyahura, 2 cy'abishwe n'igituntu cyo mu bihaha, na 1/2 cy'abishwe n'umusonga. Byose bifite isano ya bugufi no kunywa inzoga kw'abizo ndwara zahitanye. Murabona yerekana abagiye bapfa. Izi ni ingaruka, ariko tugiye imbere gato mu byo nababwiraga, biranditse ngo byagaragaye ko, tujya hirya, ngo ibivuze ko Umufaransa umwe muri 3 bapfa bafite hagati y'imyaka 35 na 50 aba bapfa
uyu mufaransa umwe muri batatu abapfa azize kunywa inzoga. Ntitwakwirirwa turondora ingaruka z'inzoga ziteza mu miryango kuko ntitwazirangiza, kuko umubabaro n'uburibwe bitejwe n'icyo cyago kimeze nk'inzoka y'imitwe myinshi ntibirondoreka. Umunyabwenge wo mu bantu yarivugiye ati inzu y'umunywi w'inzoga ni indiri y'ibyago. Bavandimwe, biteye akaga winjiye muri Bibiliya. Ni urwa mbere rwa Samweli ibice 25 uhereye ku murongo wa 36. Murasoma amateka y'uwitwa Nabali. Yari umunywi w'inzoga, yari umuntu ukarishye, yari umunyamwaga, yabaga gito, noneho aba umuntu mubi udakabakabwa. Ibitabo bitubwira neza yuko ubwo abasore babanaga na Dawidi yabatumye kwa Nabali umunsi yakimuzaga intama akeneye ko baha ku byo kurya. Babonye yarabakankamiye, ntamenye neza yuko abo babanye n'abashumba be, abura ubwenge bureba kure, abura kumenya neza yuko burya kugira ibintu udafite abantu ari igihombo. Nuko abakemuzima babanye n'abana n'abashumba be mu rugishiro. Umugore w'umunyabwenge yari afite, yaragiye ajya gutabara, ajya kurengera urugo, kandi umugabo yitwa umutwe. Ubu umugabo ahinduka umurizo, umugore ahinduka umutwe. Ibyaha by'umugabo nimusoma umurongo wa 25 yaravuze ngo ibyaha byose bari njyewe ubishyiraho, kuko nta muntu bari kumwe ufite ubwenge bureba kure wamenya kurengera iby'umuryango. Nuko aravuga ngo we kwita kuri icyo kigoryi, izina ni ryo muntu. Nabali ni umupfu, izina ni byo bupfu bwe. Reba ubwo bupfu, umuntu kuba yatewe agiye kwicirwa umuryango, ntagire ubwenge bureba kure. Icyaje gutangaza ni kimwe gusa, nuko umubyeyi yajyanye amapfukire ayimwe n'umugabo we, ajya guhakirwa urugo. Agezeyo asubiza Dawidi inyuma wambariye kuza kurimbura uwo muryango. Agarutse asanga umugabo. Ikintu cyateye ubwoba ni iki ngiki, dusomye ku murongo wa 36. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga hatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Uyu mugore baranditse mu gitabo kimwe ngo biteye ipfunwe kuza ufite ijambo ushaka kubwira uwo mwashakanye ugasanga arushwa ubwenge n'umwana ucukije cyangwa wonsa. Ucukije wamutuma tinzanira aka kantu, ariko reba umugabo winyariye, reba umugabo nanone wagobwe ururimi, reba umugabo amaso yapfuye, reba umugabo umugore ari guhamagara akajya kurambika aho ngaho nk'urambika imitwaro. Ubwo buzima ubwenge buba bwayobye, kandi Satani aba aboneye imbaraga rukuruzi. Turasoma hepfo haravuga ngo byagaragaye ko abana 45 bakatirwa urwo gupfa bazira gukora amahano. 95% Pari n'abanywi b'inzoga, 80 by'abana batagira uburere n'ababyagwa n'ababyeyi b'abasinzi, 75 by'abana b'indangazi batagira icyo bitaho bakomoka ku basinzi, naho 60% by'abavutse ari ibigoryi nabo babyagwa n'abasinzi. Ubusinzi nanone bufite uruhare runini mu mpanuka zibera mu muhanda, cyane zimwe zikaze. Alcohol nkeya iri ku gipimo cya garama 0 kugeza kuri garama 50, cyangwa garama 1 kugeza kuri 50 muri litiro y'amaraso irahagije gutuma umushoferi ahubuka, agatwarwa n'umunezero cyangwa agasinzira, yatinze ubushobozi bwe bwo kubangukira gukandagira kuri feri yikiza akaga igihe yahuye n'umwitambitse imbere. Uko gutinda kuba kuri ku gipimo cya 38% imbere y'ibyo abonye na 30% ku byo yumvise. Murabona ko niba
mu mpanuka zo mu muhanda, uwo ari wese wikorera ubugingo bw'abantu, mu by'ukuri ubwo burangare ko gusinzira, ko kwiyumvisha, ko kutareba kure, ugasanga nanone gutwarwa n'umunezero w'akanya gake. Bana b'Imana, uba wishe byinshi. Baranditse ngo dushobora guhamya ko buri mwaka kunywa inzoga biteza impanuka zikaze ku kigero cya 20 kugeza kuri 40%. Ibi bivuze ko mu Bufaransa buri mwaka hafi abantu 3,000 hakomereka, oya murambabarira, buri mwaka hapfa abantu 3,000 hagakomereka 40,000, kandi mu buryo bukomeye. Mu Busuwisi abantu 60% batswe impushya zo gutwara ibinyabiziga, bose bararegwa gutwara imodoka basinze. Hirya no hino aharebwa na bose hakwirakwijwe ibyapa bigambiriye gukumira ayo mahano, kugira ngo bitere umushoferi utekereza kwitonda amaze gusoma amagambo ngo igihe utwaye ikinyabiziga irinde kunywa inzoga, niba wanyoye inzoga reka gutwara. Burya nubwo intara amahirwe kubona abantu babikangurirwa, ariko burya mu buryo bugaragara kunywa inzoga ni ukwiyangiriza, ni ukwitesha agaciro, ni ukwiha ibidashobora kugira icyo bikumarira, ku buryo wenda nk'uko nakomeje kubibabwira, dore uko bigenda bikurikiranye umuntu ari kujyanywa. Irakomeza rero ngo iyo umuntu ageze ku rwego rutavuguruzwa akomeza agasoma, rimwe na rimwe irari iruba rya kinyamaswa rimuzamo, ukubona atangiye kongorerana n'ungana n'uwabyaye cyangwa n'ungana na nyina, kurobanura bikamunanira. Iruba rya kinyamaswa rikaza n'irari ry'ubusambanyi. Ikindi gikurikiyeho, iyo akomeje kunywa rifata imitsi yumva ku buryo rigoba ururimi, ako kanya umuntu agatangira akavuga ari imitepfu, amatwi arapfa kumva bikagira ku buryo umuntu ukuri ruhande guhamagara ukumva ari ijwi riri kuturuka kure, noneho guhagarara bikananirana, gufata bikanga, ubona ugatangira ukadindimirana, ugatangira ugagira igacika intege. Noneho ntabwo bitinda aho ngaho, kunanirwa guhagarara, kunanirwa kubara, kwibuka bikananirana, wajya kuvanamo inoti ya 5 ugira ngo wenda wishyura 500 cyangwa 1000, maze babandi bajya bungukira mu bujiji bwa bagenzi babo bati umaze kunywa 3, nuko atugozana yandi bakagusahura. Wagera mu rugo ipfunwe rikaza, ukangutse mu gitondo wenda nawe 20,000 watsinze, ariko ntabwo byashiriye mu nda yawe, bimwe byatwawe n'ubujiji. Igihe warangaye, igihe ubwenge bwapfuye, ababijyana babiteguye kubifata. Noneho iyo unaniwe kubara, hari igihe ugeramo noneho faze, ugeramo bita faze ya koma, ugeze muri koma, aho noneho no kuvuga utabishoboye, kugenda utabishoboye, noneho amahano yagira menshi kandi udashoboye kugira usunika. Niba abantu benshi bakurirwa mu amenyo, noneho ushobora kunyara, kinyarira, kuvanamo imyambaro bikananirana, abantu bakagusindagiza ubatuka nabwo utanabishoboye, ugenda witura hasi. Wagera mu rugo wabugezeho bakagenda bakarunda aho ngaho, cyangwa ukarara mu muhanda, munsi y'umuhanda, abandi bakapfira bitewe n'icyo gisindisha bagize nyambere mu buzima bwabo. Shuti bavandimwe, reka nongere mvuge nti mu muryango se iyi alcohol yabitwaye iki? Mu myanya yo hejuru se yabitwaye iki? Reka mpaye nje no kundwara noneho zishobora guterwa ya mu muryango. Ndinjira mu ihererekanyamurage, byo ndaza kubisomaho gatoya mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu cya mbere. Baranditse mu birebana n'ihererekanyamurage, urupapuro rw'146 harimo amagambo avuga ngo 146 ni itegeko ko
abana bakomora imico n'imigerere ku babyeyi babo kandi bakabigana, maze abana bagashyira mu bikorwa ibyaha by'ababyeyi babo uko ibihe bihaye ibindi. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ibi bitwereka neza yuko imbaraga y'ihererekanyamurage igira ikitwara cyane. Hepfo ndasoma iki gitabo bita inama mu birebana n'iremamico, n'urupapuro rwa 164 mu ihererekanyamurage 164, ni rurimi rw'igifaransa. Kuba rwumva bavuze ibirebana n'imico maze bavuga amagambo y'ihererekanyamurage n'ubushakashatsi bwakoze, baravuze bati baravuze ngo dans un domaine différent, mu cyerekezo gitandukanye, surtout lorsqu'il s'agit de transmission de caractères défavorables, cyane cyane igihe ari ihererekanya ry'imico itari myiza, on a pu remarquer la persistance inquiétante de certaines tares familiales. Hagiye abaho kwerekana imico mibi mu buryo ikomoka mu muryango. Nibikise, c'est ainsi que la famille de Yuke, uko niko mu muryango bite Yuke, que l'on a pu étudier en remontant au XVIIIe siècle à partir de 5 filles ici d'un père alcoolique. Ati niko byabaye mu muryango wa Yuke, aho bagerageje kwiga mu gihe bahereye mu kinyejana cya 18 ku bakobwa 5 bakomotse ku mugabo wanywaga ibisindisha alcool. Il a donné 33% d'imbéciles, yabyaye abantu purusa 33 z'abamukomokaho bafite ubumuga bwo mu bwenge, 27% d'alcooliques, 27% b'abanywi nkawe, 17% de prostituées, 17% b'indaya b'abasambanyi, et 13% de criminels, maze 13% bamukomokaho baba bicanyi. Ibaze kubyara ntutume, ibaze nanone kubyara ugasinda n'umwana ugasanga yasinze, ibaze igihe uzaba ushaje utivana aho uri n'umwana nawe ari uko byamugendekeye. Inshuti y'ubwoko bw'Imana, ntabwo igisindisa kigeze kiba ikinyobwa cyagenewe umuntu, aho nta nubwo Imana n'amatungo n'inyamaswa ntizabigenewe, kuko ifite icyo yangiriza. Iyo alcool ntabwo impagarike yacu ikenera, kuko yangiriza ubutaraga. Twinjiye imbere rero gatoya, reka dusome aya magambo kugira ngo turebe ikitwara nanone ubutaraga bwacu. Mu myanya yo hejuru honde twirirwa tubivuga, wasinda ntiwibuke, watakaza ubwenge ntumenye kwihesha agaciro, wakwimanura ku rwego rwo hasi ugasanga umwanya uhagaze murawubuze bitewe no kunanirwa kwitegeka. Mu birebana n'indwara, ibitabo byinshi byerekanye neza, bitewe no kunywa inzoga mu ihererekanyamurage, ushobora kubyara umwana urwaye isusumira, ukabyara umwana urwaye igicuri, ukabyara umwana ufite ubumuga bwo mu bwenge, ukagira ubwenge buke. Ikindi ukaba sibyo gusa, umwijima ushobora kubabuka ndetse ukabyimbukaza nibara. Ikindi uburwayi bw'umutima na za ndwara nyinshi twavuze bishobora kuba nyirabayazana yazo, nubwo hari ibindi bishobora kubitera, ari inkomoko yo gukoresha ibisindisha. Nsomye make muri iki gitabo kugira ngo nje mbere, turi mu bihe Satani amaze kwigarura inyoko muntu, kandi nanone ku bana b'Imana basabwa guhagarara neza mu mwanya wabo
n'urupapuro rwa 28 igitabo cyitwa Kwirinda. Iyo udashoboye guhagarara mu mwanya Imana yagushyizemo urahononekarira. Hepfo mu isi hari abantu benshi bahindanye kandi bitewe no kwirundurira mu gishuko cyo kunywa inzoga n'itabi. Bakiri bato baroze uturemangingo tw'impagarike yabo kandi bahindanye ubushobozi bwo gutekereza, bityo bagera ku musaruro Satani yashakaga. Ubushobozi bwo gutekereza bwacuze umwijima, izo mbata zirundurira mu gishuko cy'ibisindisha maze gushyira mu gaciro babigurisha ikirahuri cy'inzoga. Bavandimwe, biragoye. Itegereza uwo muntu utagira ubwenge, imiterere ye ni iyihe? Ni imbata y'ubushake bwa Satani, umwanzi gica mucengezamo imico ye. Ni imbata y'ubusambanyi n'urugomo, nta cyaha atakora kuko yashyize ku minwa ibimusindisha bimuhindura umudayimoni bitewe no gutwarwa n'imbaraga zabyo. Itegereza abasore bacu, uyu nguyu uti bazimije imbaraga yabo y'ubushake, imitsi yabo yumva yacitse intege bitewe n'ubushobozi bwabo bwacogoye, nta toto rikirangwa mu maso habo kandi yazimije ubutaraga n'umuco wayo. Vino banyoye yacogoje ubushobozi bwo kwibuka, basa n'abantu bageze mu zabukuru, ubwonko bwabo ntibukigira umusaruro ukungahaye. Baranditse kuri aba basore, nimubarebe mu gitondo babyutse baraye mu kabyiniro, murebe mwibaze niba bazaba abagabo bakayobora abana n'ingo neza mu gihe nabo ubwabo bari kugenda badandabirana. Arakomeza agira ati, mu babaye imbata zo kutirinda harimo abantu bo mu nzego zose n'abakora imirimo y'ubwoko bwose, abantu bari mu myanya yo hejuru, abafite itaranto zihanitse n'abageze ku bikomeye mu buzima, bose b'imisipfa kugeza ubwo bahinduka impezamajyo mu guhangana n'igishuko. Bamwe muri bo bari abakire, ubu ntibakigira imiryango n'inshuti. Ni benshi kuko inzoga, reka mvuge nti, ukwitangaho menshi ni kuyagusaba itagusubiza. Ntabwo wayindika ngo izakugarurire, yaba amashyo y'inka, yaba amafaranga menshi mu mufuka. Iyo amaze kuyanywanisha n'inzoga, menya neza yuko uzasigara nawe usabiriza. Arakomeza agira ati, bamaze guhenebera mu buhanya, umubabaro, uburwayi no guta agaciro, batakaje ubushobozi bwose bwo kwitegeka. Nihatagira ikiganza gitabara kibaramburirwa, bazagenda barushaho guhenebera. Kuri bo guhaza irari ryabo si icyaha cyo mu mico mbonera gusa, ahubwo ni indwara mu mpagarike. Ni benshi aho kugira ngo basibe batanyoye igisindisha, bakwamira bakajyamo amadeni bakanyaruka. Abenshi amatike bakayacamo kabiri, ugasanga bari gusabiriza. N'abantu benshi bababanya amabandi mu muhanda nko mu mugi, ukabona umuntu yambaye neza, araje arakuramukije ati rwose umbabarire, ndarwaje nagize ikibazo, nabuze agatika mvuye bansezereye ku bitaro, none mpagatike wenda kangeza nk'Rwamagana, kanjyane wenda ngari Kibungo, nyongerera 500, mfite 2500. Atangiye gusabiriza kandi yambaye neza, kuko maze bamara kuyamuha bamukurikirana kubona aseseye mu kabari. Ni benshi babaye abanyabinyoma batagaciro, bahinduka abasabiriza. Nuko uwari umuntu ufite agaciro kandi wubahwa atangira gusigara ari umusezi wo ku nzira. Bavandimwe, ubwenge bumenya gushakisha, ubwenge bumenya gushinyiriza, ubwenge bukoresha amaboko, ubwenge bushaka kuzigama no kumenya icyo bakorera imiryango, bamaze kubuzimiza kugeza ubwo usanga ari abantu batagira ubwenge mu buzima, bahorana amadeni y'urudaca, bakaguza ariko batagurije umuryango ngo uje mbere. Ababaye igisebo mu miryango kandi bambaye intandaro y'ubuhanya mu miryango yabo. Arakomeza agira ati, umuntu waremye akamenyero ko kunywa inzoga ari mu mwanya uteye kwiheba, afite ubwonko burwaye,
imbaraga ye y'ubushake yacitse intege, muri we ubushobozi nta bushobozi afite bwo gutegeka ipfa rye, ntabwo byamushobokera kwitekerezaho no kwiyanga. Noneho utubari twuzuye hose mu migi n'ibirorero, umugenzi yinjira mu kabari afite ubwenge bwose, agenda yemye, ariko mwitegereze iyo asohotsemo, umucyo mu maso we washize, agenda adandabirana, agenda ateragiranwa hirya no hino nk'ubwato buri mu nyanja. Ubushobozi bwe bwo gutekereza bugwa ikinya, ishusho y'Imana ikarimbuka muri we. Ikinyobwa kiroga gihindura umuntu umusazi, cyamushyizemo ikimenyetso. Umubiri n'umutima biri mu bubata adashobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Nyirakabari yahaye mugenzi we agacupa, maze bitewe n'inzoga yuzura urugomo n'ubwicanyi, kandi mu busazi bwe abakoze icyaha cy'ubwicanyi. Murebe rero, avuye iwawe wamuhagije, ageze iwe avuze nabi, akubise umugore, utwari kubahahira dusigaranye. Nuko umugore ananiwe kuba mu rugo rwe bitewe nuko yashingiwe umusazi, ariko yarasariwe mu cyo wamuhaye umuherejemo, kaguma amafaranga, ugasigarana amafaranga ye, inzoga wamuhaye zikamumaramo ubwenge, nawe ukagira ngo wungutse imbere y'Imana. Mbega ibintu bikomeye. Niyo mpamvu ngo hagushije ishyano uha umuturanyi we ibisindisho. Nawe agenjeje ate? Agushije ishyano. Ni bibi cyane, biteye ubwoba. Hepfo bamujyana mu rukiko rwo mu isi, maze abatanze uburenganzira bwo gucuruza inzoga bagahangana n'ingaruka z'igikorwa cyabo. Ahangaha akaba ari ikibazo gikomeye. Ati banyoye barasinda. Mbese kuko basinze, kubemerera ngo bazinywe nabwo ni ibindi bibashyiraho, bitanga umudendezo utuma umuntu akishyira akizana, ariko bitewe no kunanira kw'inyoko muntu, kunanirwa kwihitiramo, umuntu akagurisha ubwenge bwe agacupa, akaba ku isi ndacyamaze. Hepfo mbese kanje hirya haranditse ngo hirya baravuze bati haranditse ngo uwo ari we wese ubyishoramo aba afite akaga gakomeye, kimwe n'ubitanga. Kanje kuri urupapuro maze nongere mvuge makeya. Tujya mu nama twaha ababaye imbata z'ubusinzi. Mbese akayoga gatera kuryoherwa? Ni ikibazo. Ni 204. Ubwenge busanzwe bw'abantu niko bubivuga. Ni iby'ukuri ko inyoye utitaye utariye, ahubwo guteye kwiyumvamo igisa n'inzara, ariko biba bikomotse ku kwikanda no kwikamura kutagira gahunda kw'akarandaryi ko mu gifu bitewe na alcohol. Kwikanda no kwikamura kw'akarandaryi ko mu gifu, ukumva igisa n'inzara. Iyo mihindagurikire ntibiri kuri gahunda yayo. Kongera ibintu bisharira mu nzoga bivuga ko zitera kuryoherwa n'ibyo kurya, yemwe nubwo byaba ari bituma havurwa imvubura nyinshi zo mu gifu, ntibyabasha gukoma mu nkokora ububi bwa alcohol. Uwitwa Dr. Trousseau we yaravuze ati, gufata ikinyobwa kirimo alcohol mbere yo kurya ni ugukingura urugi rwo kuryoherwa n'ibyo kurya ukoresheje urufunguzo rutarirwo. N'urufunguzo rutarirwo ntabwo zitera kuryoherwa. Hepfo, mbere y'uko ufata igaburo ritetse, ubanza urya imbuto, pome, inzabibu, poire n'izindi, kuko zo ntizikingura urugi rwo kuryoherwa gusa, ahubwo zinategurira inzira y'igogora kwakira neza ibyo uriye. Igogorwa ry'ibiryo uriye rikagenda neza. Ngizi nama. Igitekerezo kivuga ko alcohol ikangura ubushobozi bw'ubwenge bugahembuka nta shingiro gifite urebeye mu bikorwa bikurikira ubusinzi. Igikorwa cya alcohol cyo gukangura umubiri mu by'ukuri ahubwo niko kugwa ikinya. Nuvuga ko
ari ubwoko bw'ikinya butera umuntu kutamenya urubi rw'ibyo abuzwa, ntiyongere kumwara, akananirwa kuyobora intekerezo ze, kwimenya no kuyobora umutimanama bikagabanuka. Rero umuco w'ingenzi kandi uranga umuntu muzima wo kudapfa gushyira hanze imigambi n'ibitekerezo bye akurwaho, maze kenshi bikabyara kwishyira hanze no kwisesa. Ntawanyoye inzoga ujye umenya kugira ibanga no kuryigirira. Hepfo rero witwa Dr. Louis yaravuze ngo mu ijambo rimwe kimwe no mu magambo igihumbi, ntitaye ku kunezeza ababyizera mu buryo buhabanye n'uko byizera, nta na rimwe arikoro ishobora kwitwa ikiribwa gifasha umubiri. Arikoro ni uburozi bwangiriza imikorere y'impagarike. Uko abantu bazagenda batandukana nayo niko bazarushaho kugubwa neza. Bavandimwe, reka nongere mvuge nti haba ku bana bacu byagaragaye neza ko niba arikoro yangiriza abakuze, ku bana ho nta karusho. Iyo bamenyereje kunywa ibisindisha ubu bateje akaga katavugwa. Ikibabaje nuko ababyeyi benshi ntacyo bibabwiye, babatambirira ku gicaniro cy'ubunyirandabizi. Nyamara hashize igihe kinini abafitiye ububasha bateye amajwi yabo hejuru bavuga ko umwana adakwiriye kwegerana na mba n'ikinyobwa gisindisha. Mu cya 1919 akanama k'umwami gashinzwe ubuvuzi mu Bubiligi mu Bubiligi kateguye itangazo rikurikira. Riravuga riti arikoro yangiriza umwana cyane, birakwiye cyane ko yamaganwa mu buryo bwuzuye, ntiyongere kuboneka mu igaburo ry'umuntu wese kuva avutse kugeza ku myaka 16. Kinyobwa cy'umwana n'amazi n'amata. Iyo umwana anyoye ikirahuri kimwe cya vino, yaba ikomoka kuri pome cyangwa ikozwe mu binyampeke, ibihwanye n'urugero rw'ikirenga rw'ibirahuri 30 binywe n'umuntu mukuru. Leo ukunda gatoya icyo kirahuri gahwana n'ibirahuri 30 binywe n'umuntu mukuru. Reba aho umuntu aba mugejeje. Noneho ako karahuri yo kanyowe n'umwana w'imyaka 2 kaba gahwanye n'ibirahuri 15 binywe n'ababyeyi be. Kanyowe n'ufite imyaka 5 kaba gahwanye n'umukuru unyoye 6 ku myaka 10, gahwanye n'ibirahuri 3 ku mukuru, no ku myaka 15 kaba gahwana n'ibirahuri 2 byanywe n'ababyeyi be. Rero ababyeyi bagomba kumenya ko akaga abana babo baguyemo iyo banyoye ibisindisha. Baranditse rero ko abana ntibikabeho ku mwana utararenza iyo myaka yagwa icyo aricyo cyose gisindisha. Baranditse rero ngo nta muntu wanyoye igisindisha ushobora kugira ubushishozi mu bizamini cyangwa kumenya gushyira ibintu ku murongo igihe cyose bamwiyambaje. Kwigiye imbere rero ni iki twakora ngo tukure ibisindisha mu mpagarike yacu? Icya mbere ni amazi. Aya mazi uyanyoye uyakamuriyemo indimu, ugashyiramo n'ibiyiko 2 by'ubuki, ukayanywa mu gitondo ukibyuka, wabikora iminsi 9, ako kanya akararira k'inyota no gukenera kunywa kaba gahagaze. Kwigaburo ribanza rya mu gitondo ugakaba ushobora kurya imbuto zaba ari z'amoko 4 cyangwa imitobe yazo, ukanywa igikoma cy'uburo, washyiramo ubuki, ukarya iby'inyampeke nabyo bikagufasha, n'umuceri, n'imbwano, n'uburo, ndetse n'ibigori yaba ari imitsima yazo, ndetse ukabirisha n'amashaza. Ubwo waburiye neza ugiye bikora 4 cyangwa 3 mu cyumweru ukarangiza ukwezi. Ubwo buri kugenda imbaraga zikenera, inyota ikenera ibindi ibigiye igabanuka. Maze noneho ukabisikanya n'imboga, wafata karoti, wafata onyo, wafata concombre, washyiraho ibiko 2 by'amavuta y'ibihwagari, bikaba 3 mu cyumweru. Ko bya bindi byabaye 4 mu cyumweru ukajya bibisikanya bigaburo ry'igitondo. Maze ni mugoroba ukaba wafata inyanya na tungurusumu, wenda na pome, ukabirya mbere y'igaburo. Ukabikora 3 mu cyumweru karangiza ukwezi.
iyo ukomeje kurya ibinyampeke, ukarya imboga, ukarya ndetse n'imbuto, ugatandukana n'inshuti, Imana yagufasha ibyakugize imbata ukabyiganzura. Tutarenze aha ngaha rero, reka Imana y'amahoro idukunda kandi idushakira ibyiza, inama zayo zitwubake, twiganzure ibyatugize imbata, ibidushoboze kandi biduhere mu izina rya Yesu.